Acting Rwanda. Ninde zo kurwa wende ngo wicare wa izo ntebe urabizi ukuntu zihenze ukazicara uko iboneye. Indakubwiye ngo wicare. Uko niko ukuntera agahinda pe. Si wambwiye ko ushaka kumbwira ibintu bikomeye. Ntabwo ibintu bikomeye ugomba kubimbwira hano. Mama ntabwo ari waba uri kubikora. Jesus Christ. Mire ma. Umutwe ari gukora neza. Lucas. Sugura cyitegura. Wasoje? Jesus. Nakubwiye ko tugeruka. Yuko tugiye ahantu nimba gusohoka imbe sindagenda. Yes. Hanyuma gusohoka nge nawe umeze uko nguko. Nshyira mukondo koko. Jesus. Ntuzi ikibazo kiri he? Imyenda nakuzaniye nijoro. Takosebura koko. Ko atari yo wambaye. Tuvugisha ukuri wabonaga ndi buyambaye. Bisibuka kuva rya rusigaye witwara nk'inguru. Hey, excuse me. Ubwo wabimenye ma ibi ni iki? Mama usko utangiye kuba inyamaswa. Urashaka gufungisha umwana w'abandi reka wemeye kabisa hasi ejo. Igo. Mama wabaye iki? Ntabwo nari nzi ko ibintu byose twe turi gukora ari bikomeje kugeze kuri uru rwego. Ntabwo umutima mubi. Jori. Ntabwo umutima mubi. Jori. Agera ahangaha mama. Jori. Urokumenyera. Urokumenyera wowe. Nakwinigira we nkakwi. Tupere. Hasoni. Mvibese. Ndakubwiye ngo vuba mva imbere. Ubwo sinari nkubwiye ko tugiye gusohoka. Ariko nkuko wambaye umwenda ukagira igisobanuro usobanura. Nanjye nkuko iyanjye hari igisobanuro kinini isobanuye kurusha n'uwo wawe. Rero buri umwe yubaka undi. Ariko iyo myenda si gusobanza baranayikurudiye. Iyo myenda irimo iyo mitsinga. Lucas. So iyo banza ukabaza n'umuntu impamvu uretse yuko nanayikubwiye ubushize utayumvise. Izuba turasohoka nawe wambaye igisarubeti nambaye gutya.
asundi kuki wita kubiza rero reka mbwire nimba wumva ngewe ubwanjye tudashobora kujyana nambaye ino myenda undi jyana izo gahunda nta n'ibirenze ubwo basi se bose n'iki nakora kugira ngo basi ubashe kunyumva ibintu ndashaka ko byumva neza ntabwo ari kuguhatiriza kwambara imyenda tu ese nimba ubona ndi bugusebye nk'ubwo ino myenda ntayo nkoramo rwose nakubeshye ugeza aho wowe wo kumenyera ku buryo ugeraho ukajya no mu madokima yanjye idiot uracyavuga kandi uracyavuga ntabwo bigeze ahangaha mva imbere ntabwo bigeze ahangaha gufata umwana w'umuhungu yego wakoze ikosa mva imbere urongera kugira iyo misatsi ndayipfura wanyumvishije neza mvira ku kaguru nta soni gira vuba vuba mvira hanga jori mvira uruhande udatuma utankoresha icyaha mvira uruhande utankoresha ikindi cyaha mva imbere jori mpamagaye kangaye jori nguhamagaye kangahe idiot hasoni mama bino bintu ugomba tumuka ugomba kubiryoza tumuka kandi ndakubagira ibisiga ibyo bintu ugomba kubiryoza sinkubeshye mama ubugome nta mwana we ndakwereka kandi uri gukina n'umuntu utazi uri gukina n'umuntu utazi amateka yaciyemo ayariyo bwana bw'iki gihe imbesire n'undi munsi uza ku isi waje wambaye basi nta kibazo aho tugenda ni sawa kuna shakoshi utwaye ntabwo ugiye itwara tuyanaje twavuganaga yego ngiye umeze gute tumeze neza mwe mumeze neza nta kintu ufata ndari nagutegereje nta kibazo twaba tuvugana ndabona batari hafi bakaza kuza ubona yaranze gutuma zitaraza ko nta kibazo ndakeka ni ubwa mbere duhuye yo ntabwo nzi gusa ngewe ndakuzi yego nyine nzi ahantu ukorera ntabwo muzi bigiye kure nzi ahantu ukorera hari ikintu nashaka kuza ndabizi nyine ntabwo biba biri ntabwo ari byiza ko umuntu hari amakuru nyine yagusaba ku kazi kawe ngo ube wayamuha ariko ngewe kano kanya ndagukeneye cyane nyine ibyo bintu ngiye kugusaba ndabikeneye cyane kandi cyane ndashaka ko umbwira nyine biri ku murongo ukambwira nyine iby'ukuri ko numva ushaka amakuru y'ibigendanye n'akazi kanjye wowe urinde heza bahita gukizaho yitwa ku munota plus ko uyu muntu ari umusirimu uzi kugira ngo uzatekereze iryo zina umunota plus bagomba kuzana abantu nyine abasirimu ko nawe nyine
wari umusirimu ariko uretse ko ntari rarenga nshatse kuvuga nyine uberanye n'ahantu heza. nkaho ugiye ucyuriramo umuntu mo gake Oya, gake. oya, hano hantu harakubereye. Okay, thank you. Anyway. Agaruka ubamo. Iyo ukoze cheers n'umuntu gutya murarebana mu maso hanyuma ukanywa muri kurebana. Byose byaje ryari. Nibyo abasirimu twagiye. Yes. Mpamvu nanjye ntabigo. None se buriya rero hari ikintu nkuko nari nabikubwiye nifuzaga yuko umfashamo. Oya buretse kandi. Ntabwo ushonje? Wabwira umupaka wadukurikirana. Bikwigora. Tuvuye mu rugo tugize icyo dushyize mu nda tuje hano dushyizemo n'ibi ngibi mwana. hari mukuru wanjye uherutse kuza hariya ku bitaro by'iwanyu. Mukuru wawe Ego. uramfasha nyine ubashe kunsobanura neza ko hariya twakira abantu benshi cyane. Okay, sinzi niba wahita umwibuka niba koko mwakira abantu benshi, gusa yitwa Oxygene. Oxygen. Yaje atwite, nubwo ntamenye nyuma yaho uko byagenze, gusa ikintu nshaka kugusaba, ese agenda yari ari wenyine cyangwa se waba byibuze warigeze kubona nyine abantu baje kumufata? Kuko nyuma y'aho ngaho kuva yaza mu bitaro byanyu ntabwo tongera kumubona. What? Urabuze ngo kuri Milo Clinic twakiriye umuntu turamusezerera ntimwamubona? Ntabwo, yaba naramubonye ntabwo mba ndi hano, ntabwo mba nafashe urugendo rwose ngo nje kukubaza umuntu mfite. Jesus, ntabwo bishoboka. Nanjye ntabwo mbyumva, nta nubwo nabyumvaga, n'ubu yewe sinzi ko nzanabyumva, gusa byibuze ese asohoka waramubonye? Wabonye umuntu waje kumufata se? Koko twese turahangayitse mu rugo. Uwo muntu ni mukuru wawe? Yitwaga nde? Ni mukuru wanjye, yitwa Oxygene. Hari ubufasha nawe ngukeneye pe. Nagira ngo uri gukonti uko ushoboye mu bushobozi bwawe umfashe, kandi ndibuze kubyisha. Wavuze ko ntacyo utakora kugira ngo nishime. Numfashe icyo kintu nanjye ntacyo ntazakora kugira ngo wishime. 100%. Promise. I promise you. Okay. Nagira ngo ubone ibihe byose nanyuzemo, hari bimwe uzi nakuganirije, hari n'ibyo utazi. Nagira ngo umfashe gushaka Oxygene, umugore wanjye. Ariko mu kumfasha nagira mbanze mubwire uko byagenze n'icyo nazize, kugira ngo ubone aho uhera n'icyo ugenderaho umfashe. Go ahead. Thank you. Ubundi muri make nzira yuko ndi umukene. Ntari umukene mu mutwe, ahubwo ndi umukene mu mufuka. Ibindi byo ndumva nabikubwiye ko nahuye na Oxygene nuko byagenze kugira ngo atwite. Ariko hagati aho ngaho iwabo ntibabyemera, banjijije ubwo bukene. Ndashaka gushaka umugore wanjye akagaruka. Ikintu nibuka neza, yaje ari kumwe n'umuntu wambaye ibisurubeti, ndakeka ari we wamuzanye. Uwo niwe mugabo atwite. Yego, uwo niwe pe. Ntabwo bibeshye. Ndabyibuka ko yaje, ariko twaramusezereye pe. Sinzi impamvu atageze nyine mu rugo, nanjye birantunguye. Milo Clinic ni ubwa mbere twumvise icyo kibazo kibaye.
so ni mu buhe buryo se mwamfasha kugira ngo ariko tuzi iyo dusezereye umuntu ntabwo nyine tumusezerera gutyo gusa nta bimenyetso bihari by'uko twamusezereye. Turareba muri mashini turebe itariki twamusezereyeho bidufashe nyine kureba no muri kamera turebe umuntu waba mugira kamera. Yego. Aho rero byamfasha sinzi rero niba wanshakira we ntugire ikibazo turaza ayo footages tukareba umuntu waba waramusohoye kubera ko mu rugo cyose turahangayitse. Umuntu wamusohoye we araza kugaragara. Mu Rwanda ibyo bintu biragoye ko umuntu ashobora kubura gutyo gusa turaza kubikurikirana. Iwabo baba babifitemo uruhare 100% mu ibura ryiwe. So please, I beg you. Fasha uko ushoboye. Mbwira n'icyo bisaba nimba nifitiye ubushobozi ndagikora be. Ariko mfasha. Okay. Please. Hanyuma ndinze. Umpromisinze yuko nindamuka ngufashije gushaka umugore wawe. Nanjye ntacyo utazakora kugira nishimye. That's good. And then urumva byaca mu zinzira kugira ngo nyine ngufashe gushaka umugore wawe. Kuko rega nanjye ntabwo nishimiye kukubona uri mu buzima ubayemo nyine bw'agahinda, kwigunga no kudatekereza neza. Nakagufashije mu buryo bwose bubaho bwo ku isi bwo gushakisha umuntu. Ariko sinari kugufasha n'ubundi utazinsabye ko ngufasha ariko I'm ready kuba nagufasha nkuko nawe promisinze ariko ntago nagufasha ntazi aho ndi buhere hano. Ufite kumereza details zose ukambwira sindagufasha mu buhe buryo ra. Ngomba kumbwira ukanyereka iwabo sibyo cyane kimwe wenda aho bari inshuti ze uzi ukampuza nazo ukazimbwira. Sorry ikindi ni ubundi buryo nagufasha muse n'ubu. Harya yari afite telefone? Ifite ariko ntabwo ikiriho. Ubwo buryo bundi bwari gushoboka ku buryo twari gutrackinga byibuze. Okay, ikintu iri bumfashe urama location y'iwawe ibindi nzabyikurikiranira. Nizo nshuti ze niba hari izo ufite nazo zamfasha kugira ngo basi tugire ikintu tugeraho kuko ntabwo nshaka kumeza kubona umeze uko. Ntabwo ugitekereza, ntabwo ukirya. Niba nka nijoro zakunde ukuntu waje wirukanka paka ndakwinginga ubwo wumva guri ugende muri ramvura nkakurika ukagenda mu mvura imeze kuriya. Hari ibibazo umuntu afite ntabwo iby'imvura birimo kandi ntabwo imvura gusa ndagushimiye yuko unyemereye kuba wamfasha. Twebwe turareba muri kamera turamubona. Ndashaka kumenya abantu bari bari kumwe isaha itariki yewe n'amasegonda niba ngombwa ubwo nayo turayareba. Humura turabibona. Njye ndahangayitse ni mukuru wanjye rero kuba ntamufite ntamubona birampangayikishije niyo mpamvu nari naguhamagaye. Ntugire ikibazo icyo kibazo cyo kiri bukemuke. Hari kamera itariki turazireba ntago nyine byapfa kugera. Nukuri umufashije nanjye byamfasha. Humura birakunda. Ahubwo katujye kureba dukurikirane nyine icyo kibazo cyanyu neza twakagiye tukabikurikirana hakiri kare kugira bibashe gukemuka vuba kuko birahangayikishije ndi kubyumva pe. Kuba bihangayikishije ko birahangayikishije cyane ibyo nyine akoze abantu bahangaha siko nakomeje kubabura inshuro zose igihe cyose wansangiye hano nababuze pe. Mama ndikunda hano humye ahandi imvura igwa. Nimbize guturona inzara itagiye kuzatwica ahubwo ariko noneho harabyibushye uko biri nka cyayi. Narabyibushye ibyo kurya by'inyamagabe biruzuye cyo wabura nta mafaranga yawo ariko uvuga buranyibutsa ubundi wavuye iyo ngiyo ukaza ugashaka ukuntu wakubaka
ngenzi nanga mvuye Nyamagabe n'abantu bamaje ko hamenyeho nese uri gukora iki hakumara iki mama ntabwo ibyo byo bishoboka rwose ahubwo njye nangize igitekerezo nta kuntu nagurisha agasambu kanjye nabonamo udufaranga wenda twaba tukanyakanya nkaba nashinga nk'akagaraje gatoya k'ibyo naba mfite ubumenyi wakuze ntiyakarabye ubu none ushaka kuza ukagurisha rero ukabimbwa noza neza isambu yakakurengeye uje nanga mu cyaro ugashaka aho uba ngo uyigurishe ariko warasaze roma siko ibintu usigaye uvuga nkagira ngo waranasaze siko cyari igitekerezo byibagirwa ibyo nabwo nabikwemerera ahubwo umva igitekerezo mufite hari haruguru kwa Mukamana baza mu nzu kandi nini hari abakozi benshi bagiye mu 50 waje ugakora ikiyede ukavamo ibyo byawe kunyana yimbwa ngo ngurire gukora iyo ngiyo sa Nyamagabe ninde wakurogeye kandi uyede mu kigi uza amafaranga arimo wajya ukorera bine si menshi none bazo yakoreye mu cyumweru kimwe yabare amafaranga mfata ari menshi mama uziko narinzi yuko nyifuriza iterambere uranyifuriza kugaruka inaha koko nese ugaruka nabigutwaye iki si wanyu kwivuko nze guhena mu bakwe ubu no kuza ugafata ukubaka akazu k'amabati n'atatu byarakunaniye wenda ibyo byo nabitekerezagaho usige wambaye bya binigi by'abantu haya n'ibya ririwe intoki kiza nege wagira ngo nigi by'abagore niho ugeze naho ugiye kumbera nk'umukecuru naciye ejo bundi akavuga ngo nsigaye meze nk'umupfumu ibyo ni cyo wambaye n'imirimbo ahubwo yambaye itekerezo no kuba n'ikimwaje njyewe ntago najya kubaka ntago nawe basi nzaguha amabati abiri yangiye kubakisha inzu yanjye ariko akatari kujya kwa Mukamana ngo ngiye kuna muri none se amafaranga yo kubaka uzakora utagiye kuyakorera ariko mfite agashinga mama nese ubu murumuna wanjye sinamurihiye ishuri nibyo yarangiye ubonye ibyo ukangije ubwo wishyuye nimba yishyuye ishuri se wowe uzabaho arigame nyine okay wakoze wamwishyuriye nabishimye kuba wamwishyuriye ariko twacyafite ibibazo byinshi mere rwose wajye wishyuye ugumana kira uzi akanususu bwo kakanyama nikaguhaza karamazi n'uburisho ndagura n'indagare mu kiro ndavuga inyama ukavuga ukazana umuntu w'uburanga inyama zitaziguzirangira ahubwo nyine nazigura ntukazabaho nk'abatinde kira ndaba nshingira kuri aya ngaya naho n'indi muzi hanga haravamo inyama n'indagara kwaje umenya yuko uri umubyeyi umwana wawe atazasigara heru se ngo si wowe ufite menshi aramuhaye n'inoti imwe basi ndamashaje ite nishyura akubu nkuye mere oyo nkuye merekeza nigendere ngende rero oya gusa nyine mwana wanjye kubizima ndi gutebya ndikumva mwana mutima gusa ushaka twagiye gusanga nawe madamu bashuti banjye cyangwa ibintu byiza bambwira ko hari ikintu Imana igiye gukora kuri njye amen asaba none witwararike harimo ibintu ugomba kugendamo gake kandi nabwiye ngo ujye usenga hari icyo Imana igiye gukora ariko nanone hari icyo bigusaba hari ibyo ugomba kureka sibyo nimba uzi ko hari ibitagenda neza mu nzira zawe Imana igiye ikikora ariko ufite umugambi mwiza humura oye mama ikibazo arega bora mfite ahanini ni icyuriya uriya mudamu se wawe